tugiye gukora igikorwa cyiza nifuje ane mu mutima wanje yuko turi bugikore. Tugiye gufata umunota wo kwibuka mwene data Sherisa watuvuyemo ikindi gihe nk'iki ku itariki 3 z'ukwezi gushize. Tuvuye hano mu muhuro twakiriye amakuru atari meza yuko umwe muri twebwe Sherisa umukunzi wacu yari umuririmbyi mwiza, yari umuprotokole mwiza, yari umuntu mwiza nyine, umuntu w'abantu, yaritahiye yagiye mu ijuru. Ikintu kinezeza kimwe mu bintu twasabiraga Sherisa, mu bintu twamusabiraga, ikiruta ibindi twamusabiraga kuzaragwa ubwami bw'ijuru. None ari mu gituza cya Aburahamu yicaranye n'Imana mu ijuru. Ino si ibibazo n'amagorwa we yayivuyemo, zamusange. Amen. Rero mureke ibintu byose bituje, amapiano atuje, n'abantu bose bari kugenda na protokole bahagararaho bari, dufata umunota umwe tumwibuke, niturangiza dukomeze n'izindi gahunda. Imana ibahereze umugisha mwinshi, mwiyicarire. Turabashimira cyane yeme mwabanye natwe muri birabi. Reka mbanze Imana imuhereze umugisha mwinshi. Yeme turabashimira cyane, turabashimira. Twarabanye mu kiriyo cyane, twarababonye kabisa. Imana ibahereze umugisha mwinshi. Noneho reka njye sinashobora kubashimira nk'uko bikwiye. Reka mpereze umubyeyi wacu Mama Sherisa nazanye igere abashimire uko ashobojwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo nari nabisabye ariko babonye ko bikwiriye ko nahagarara hano nkabashimira mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'umuryango wanjye, ari uwo navutsemo, ari uwo nashatsemo, ari abo abavindimwe na Sherisa. Mutwemerere tubashimire cyane. Kubivuga bivugitse uko nyine, ariko sibwo buremere buri mu mitima yacu. Mubyumve cyane cyane. Nk'uwaguhagarika hano wenda wagize ikintu runaka wifuza ko abantu bagufashamo bakagufasha, uko wabashimira. Mubyumve ko biremereye cyane. Simvuze ngo ikinyarwanda gifite amagambo make, ni menshi, ariko ngira ngo n'uwavuga mu ndimi z'amahanga byaguma bimeze gutyo. Mwumve rero ko twabashimiye cyane. Ni nayo mpamvu mwabonye twaje turi itsinda si rinini cyane, ariko twagerageje. Byari kugira ngo mubone ko turi hamwe. Nuko bitwara umwanya. Hari n'abandi, Shema ari inyuma iriya, sinzi impamvu atahagurutse kandi ari we mugabo mfite wari kumfasha gushima abantu, ariko niyo character ye ntabwo yakunze kuza imbere hano. So mwumve ko twaje uko dushoboye, nta mpano dufite twabakwizamo, murabyumva ko bidashoboka, ariko turabashimira cyane. Wari umugoroba umwe nk'iki gihe, nkase hariya nibuka ko ariyo saha naziye, ngira ngo nuwayintumye ariko noneho ngira ngo ndi safe kuko abana banjye bose nabazanye, ntawe uri bumpamagara ambwira atyo. So twari twicaye nko ku ntebe ya 3 hariya, barampamagara. Ibyabaye byarabaye, sinshaka kubikurikiramo. Satani rero aguma kongorera ati kusubiyeyo. Haleluya. Ariko twambaye imbaraga nyinshi. Hari umubyeyi wavuga turiya mugore n'umusazi ahagaze hariya aseka. Why not? Ndarira rero ngo bigende bite. Murumva rata ntakwiriye guseka Satani. Yesu ashimwe cyane. Mfite abana benshi barimo hano, barahari. Abangana na Sherisa ubwo si abana banjye, abangana na Shema,
kandi muri Healing Worship Ministry barimo. So nta cyuho mbona cya Sherisa ari hariya ku muryango aho yahagararaga, ari hano yazaga rimwe na rimwe gusirimba, nta cyuho gihari. Suko mfite imbaraga nyinshi ariko ndumva nshaka kubikora, ntanabizi by the way, ariko kugira ngo nsirimbe ku bwa Sherisa. Yesu ashimwe cyane. So ndakomeye, turakomeye, mwabanye natwe kuva tariki 3 mukimara kubimenya. Ninjye watinze kubibabwira. Nabonye abakristu, nabonye abaririmbyi, nabonye abantu nabo ntazi n'abatanzi. Yo muri beza cyane. N'uyu munsi kandi mu byumvi muri butwemerere turataha kare tujye kwakira abantu. Baracyaza, muracyaza. Aba bana babasore n'inkumi ntibigeze bahagarika. Nzaba nambaho, honestly nzaba nambaho as long as I live, nkiriho ngihumeka. Nzaba nambaho mu mbaraga zanjye nkeya. Bantu banjye muri hano ndababona, n'abandi badukurikiye, mureke tunambe kuri uru rubyiruko, mureke tunambe kuri aba bagenzi ba Sherisa. Si byo se? Tubikore ku bwacu, tubikore ko ari ngombwa, tubikorere na Sherisa. Hari ubwo wenda twaba tubivuga kuko bigishyushye, ariko ndashima Imana ko n'ubusanzwe nari uwanyu, nari umuhealing, ntabwo ari uko nazanywe na Sherisa. Ngira ngo muri iri torero njemo kenshi gashoboka ku bwa Sherisa. I mean ku bwanjye. This time rero nzaza kubw'impamvu nyinshi. Amarangamutima nashira wenda, ariko kuri njye numva bidashoboka kuko sinzigera nibagirwa Sherisa nkiriho. So murumva ko nzahora mbagendaho bana banjye, nzabanambaho. Mwarakoze cyane. So mwarakoze ku masengesho, ku magambo meza, ku mafaranga mwatanze, ku ndirimbo, kutuba hafi, kuri message, ku bintu byose. Reka ndeke kurondogora. Turi hamwe, icyo muzadukeneraho mu bushobozi bwacu bukeya uko bungana kose. We are here to stand with you ku bwacu no ku bwa Sherisa. Kandi twizeye neza ko Sherisa araho twese ngira ngo duharanira kuba. Yesu ashimwe cyane. Ni kimwe mu bintu bintera morali, nkakomera, nkacya ku maso, nkakaraba, nkisiga, nkanezerwa, simperanywe n'agahinda n'umwijima. Yesu ashimwe cyane. Mwumve ko tubakunda. Thank you. Mukoma amashyi menshi cyane ku mubyeyi wacu. Imana ishimwe yuko yatanze ihumure mu muryango. Abakristo ni abantu beza cyane kabisa. Buriya urupfu ntago rujya rudushegesha nk'abapagani. Abapagani bagerwaho n'urupfu. Iyo ugarutse muri ta normale urongera ugasubira hahandi wari uri. Ariko abakristo, Imana kubera ko dutuye mu isi tuzko turi abagenzi n'abimukira, tuzko hari ahandi hantu heza tuzaba, niyo mpamvu urupfu twebwe rutadutindaho. Imana yakomeje abavandimwe, yakomeje umubyeyi, yakomeje Healing. Ntibyari byoroshye kabisa kubura umuntu nka Sherisa. Yari umuyobozi wacu, yari SG wacu, yari byose kabisa, yari byose. Rero Imana ishimwe yuko yamwitwarika mujyana mu ijuru. Twegereje Shema, twegereje na Pashaje nyuma. Imana ibereze umugisha n'abandi ugire neza. Reka negereze korali Glory of God batambuka mu bakomera amashyi menshi cyane. Sinzitesha umunezero mu nzu yawe, sinzagusha ubusibire byo kubana nawe. Oya njyewe sinzatuza habe nabo, oya njyewe sinzatuza habe nabo, oya njyewe sinzatuza habe nabo. Sinzitesha umunezero
zose zo mu isi byadutira ibihumbi byadutira beza zose zo mu isi. tugiye gusirimba abantu barushe bamanuke tureke kubyigana kabisa. Abakobwa merci subira ku kidari. Oya amasaha yagiye yarangiye, reka dusirimba umukunga wa nyuma tugire. Merci uje ku kidari twumve Imana, tuzamure Imana icubahiro. Reka mbanze senge bantu b'Imana bigitangaza gikomeye kugira amahirwe yo kumva ibi bintu no kubibamo. Ntubicemo ngo ubimene ubashe kubona ibitagaragara byinshi nyuma y'ibi ngibi. Yesu wadupfiriye ntabwo wadupfiriye ngo duhere muri ibi, yashatse ngo turebe ibihishe inyuma ye cyane. Ndakwinginze reka dusenge Imana tuyishimire ibyo yakoze. Turagushimiye Kristo mwiza, turagushimiye bugingo budashira, turagushimiye mugisha w'Imana twahawe, turagushimiye umurimo wakoze ku musaraba. Urenze ibyo tubona, urenze ibyo twiyumvamo, urenze ibyo ducamo. Umurimo wakoze uhishamo ishusho y'Imana itagaragara. Tugushimiye ururembo